umunsi ryageze mu ijuru twese abantu bose bazicazwa uko bakurikira. Hazabanza Abeli watambye ibitambo byiza, hakurikireho abahanuzi, hakurikireho ba Mose n'abandi, ariko nibigera ku itorero, haleluya haleluya, nizo rizaheruka kandi rizicarana na Yesu. Ngo abari aho muri ubwo bukwe ari abo bakiranutse, ari abamarayika, nibwo bazavuga ngo bariya ni bande? Yesu ahaguruka ati ni babandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso. Yaravuze ngo wa mukumbi muto we ntutinye, kuko so yishimira kuguha ubwami. N'umukumbi muto ni itorero rya Kristo. Ko biri kose mpandi zabo. Kadusenge. Ndagira ngo mbabwire ngo nta kindi kintu, ndashimira Imana ko yashyizeho uburyo umuntu wari we wese yashobora kugira ngo akizwe, kugira ngo abarwe mu mukumbi w'Imana, kugira ngo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Nta kindi ni ukwihana. Kwihana abantu ntibakikunda kubibwira. Natwe dusigaye dutinya abantu kubwira abantu kwihana. Ariko niryo rembo rirasukirwaho. Hari n'inyigisho zibibuza kandi zatangiwe n'abentelektuel, kavuga bati Imana yababariye ibyashize n'ibyo dukora n'ibyo tuzakora, ngo ni inyigisho z'ubuntu. Ariko Paulo yabwiye Timoteyo ko ubuntu bw'Imana butwigisha kureka irari ry'iby'isi no kugenda dukiranuka. Paulo aravuga ati ntago ubuntu bwatuma dukora ibyaha ngo bisage, byanze bikunze n'ubwo uhunga. Kwihana niryo rembo rirasukirwa. Minsi mikuru yose ikorwa yo mu isi, mu ijuru ntacyo biyibwiye. Reka da, mu ijuru ngo umuntu yashyingiwe, kabone niyo waba uri umukobwa wari waragumuye ufite imyaka 40, abantu bataha ubukwe barimo kuzuzwa, kadugeze mu ijuru wapi? Ngo umuntu yazamuwe mu ntera. Munsi nabaga revera mu Rukuraza, abantu baramperekeje beshi ati mugabo abaye revera. Ariko iyo ugera mu ijuru bari ko base revera ni ibiki? Twakoze yubire y'imyaka 75. Itorero rya ADEPR rimaze imyaka rigezweho. Korera kuri stade haribwa miliyoni 200 zakushanyijwe mu midugudu yose. Abahanzi baraterana bararirimba, itorero rya Kristo ribaye ubukombe, barushema batwigiye bagonza, itorero rya Kristo ribaye ubukombe. Iyo ugera mu ijuru hose ibiri kuri stade, ijuru ntirijya rihaguruka nahawe ubukuru bw'itorero. Ntago ijuru rihaguruka biro ya ADEPR yasengewe kuba regionali, urwego rwari rwo rwose n'iminsi mikuru wagaraduitinze ijuru ntacyo biribwiye. Ariko Yesu yaravuze ngo uyu munyabyaha umwe yihani, niyo yaba ari uwo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, ijuru rirahaguruka rikaririmba rikavuga ngo wari warapfuye arazutse. Reka dusenge kandi turari ku muyobozi wa gahunda, igira hino usengera abantu. Ariko ndaha amahirwe umuntu ushaka kwizera Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Ntago bigoye, umubwira uti nanjye ndakwizeye. Kwihana kugira uburyo bwinshi Bibiri igaragaza. Igisambo cyo ntikigeze cyatura n'ibyaha, cyaramukebutse kiravuga kitirata. Uyu munsi burya cyarihane. Nugera mu bwami bwawe ugira ute? Burya cyabirangirijemo. Nawe reba ubundi buryo ubwo ari bwo bwose ubirangirizamo, ariko ubwire Yesu uti nongeye kukwizera. Waba uri hano ngo tugusengere?